Yitwa Sadate Munyakazi yigeze kuyobora ikipe ya Rayon Sports ariko akaba ari umushoramari mu bikorwa bitandukanye imbere mu gihugu cy'u Rwanda. Ni umukire rwose Sadate, akaba ari mu nzozi z'uko abarundi bazajya bakubura imihanda y'u Rwanda, abanyekongo bakoza ubwiherero nk'uko yabigarutseho. Rwiyemezamirimo Munyakazi Sadate yakomeje kunengwa n'abatari bake bakoresha imbuga nkoranyambaga nyuma y'amagambo atakiriwe neza yavuze ku baturage batuye mu bihugu bikikije u Rwanda. Amagambo akomeje gutuma Sadate yibasirwa yayatangaje ku wa 12 Ukwakira ubwo yaganirizaga urubyiruko rwari rwitabiriye inteko rusange y'urugaga rw'urubyiruko rushamikiye ku muryango wa RPF Inkotanyi umurenge wa Gatenga w'akarere ka Kicukiro. Yabwiye urubyiruko rwari rwitabiriye iriya nteko rusange ko rugomba kugira imyumvire y'uko bagomba kuba ababosi, bagasigara rero baha akazi abaturage bo mu bihugu bikikije igihugu cy'u Rwanda. Yakomeje agira ati nk'abarundi bakaza gukura imihanda yacu, abakongomani bakajya boza amatoilette yacu kuko tuzaba twabasize kure cyane, twebwe ari twe ba bosi dufite abakozi dukoresha. Simbabwiye se? Ati rero iyo myumvire mugomba kuyigira. Nyuma y'aya magambo abakoresha imbuga nkoranyambaga banenze Sadate ko ibyo yatangaje binyuranyije n'ingengabitekerezo y'umuryango RPF Inkotanyi. Uwitwa Ronze Rugira yagize ati ibi si ingengabitekerezo ya RPF, biri mu murongo umwe n'inkuru y'abakono. Umunyamakuru Robert Cyubahiro Makena wa RBA nawe yagize ati indangagaciro za RPF si ziriya rwose, ndetse si hariya Rusororo yifuza abanyarwanda. Umunyarwanda w'ejo ati n'ejo bundi n'uzakoresha ikoranabuhanga mu gukemura ibibazo afite, si kuzakoresha abanyafurika bagenzi be rero kumukemurira ibibazo afite. Uwitwa Mugenzi Felix we yagaragaje ko Sadate yitwaye nabi cyane, ati sha yego ntawe ugira inama umukire, ariko rwose Sadate hariya yitwaye nabi. Uyu mu bundi butumwa yanenze Munyakazi Sadate kuba yifitemo ubwirasi bwinshi, ati afite arrogance iteye ubwoba, yumva kuba yarabonye amafaranga abandi batayabona. Uwitwa Honorable Wilson Rickson we yamenyesheje Munyakazi Sadate ko ibyo yatangaje bigaragaza imyumvire y'ubucakara. Ati Sadate Munyakazi, ikintu nakubwira nuko ayo magambo agaragaza slavery mind. Ni gute wumva ko ugomba gukira hanyuma ukagira abacakara abaturanyi bawe, aho kumva ko ugomba kubifuriza cyangwa se kubafasha nabo bagatera imbere? Ati muri wowe wumva ko ibyiza ari uko wakira nabo bakaba abagukuburira imihanda n'abakogereza amatoilette. Uyu rero yakomeje abwira Sadate ko kuba Imana yarakunze u Rwanda ikaruha umuyobozi ureba kure, ufite imbaraga n'ubushobozi bwo kuyobora mu nzira nziza, bitavuze ko agomba gushinyagurira abataragera muri iyo nzira. Nzima ati ahubwo byagakwiye kukubera isomo, kuko na His Excellence Paul Kagame ntahwema kwibutsa abanyarwanda ati ntimukiyemere ku bandi kuko ntaho muragera. We arabona ko aho yifuza ko u Rwanda rugera rutaragerayo. Uyu yabwiye Munyakazi ko byari kuba byiza wenda iyo avuga ko yifuza ko azaha abaturanyi akazi bikagarukira aho ngaho, wenda akihenura ku bakoloni. Uyu bigaragara ko akomoka mu Burundi. Yunzemo agira ati abo Barundi uvuga nagira ngo nkwibutse ko nujya muri kaminuza z'u Rwanda uzasangayo benshi cyane bari gutanga umusanzu wabo mu kwigisha the future visionaries of Rwanda. Ati nujya uvuga ujye wibuka ko bavuga bati abarundi kanaka cyangwa se CNDD-FDD, nayo ubundi ni ugushinyagurira abandi Barundi twisanze aho turi uyu munsi, ariko mwibutse ko atari ko byahoze kandi nta joro ridacya. Ntukihenure ku muturanyi niwe muzimyamuriro. Akaba rero ari abantu batandukanye babisamiye hejuru bagaragaza ko batigeze bashimishwa n'amagambo ya Munyakazi Sadate, umuyobozi w'ibigo bitandukanye by'ishoramari mu gihugu cy'u Rwanda, ndetse akaba yarigeze no kuyobora ikipe ya Rayon Sports mu bihe bitandukanye. Mu makuru yandi reka mbabwire ko umuryango wa Afurika yunze ubumwe wahagaritse Madagascar nyuma yo kubamo coup d'etat cyangwa se ihirikwa ry'ubutegetsi. Umuryango wa Afurika yunze ubumwe wahagaritse Madagascar kubera ihirikwa ry'ubutegetsi riheruka kuba muri iki gihugu cy'ikirwa giherereye mu nyanja y'Abahinde. AU yafashe iki cyemezo mu gihe Colonel Mikhail Randrianirina
uyoboye abasirikare bahiritse ubutegetsi bwa Perezida Andry Rajoelina azahirira kuyobora Madagascar mu buryo bw'inzibacyuho kuwa gatanu tariki ya 17 Ukwakira. Uyu muryango kuwa gatatu tariki ya 15 Ukwakira nibwo watangaje ko wafashe icyemezo cyo guhagarika Madagascar mu nzego zawo zose. Perezida wa komisiyo yawo witwa Mahamadou Ali Yusufu yatangaje ko kiriya cyemezo cyafashwe nyuma y'inama yahuje abagize akanama k'umuryango w'Afurika yunze ubumwe gashinzwe amahoro n'umutekano. Uyu muryango kandi wagaragaje ko utazigera na rimwe wihanganira ko hari igihugu kiwugize cyabamo ihinduka ry'ubutegetsi rinyuranyije n'itegeko nshinga. Perezida mushya wa Madagascar agiye kurahira nyuma y'uko inteko ishinga amategeko y'iki gihugu kwa kabiri yeguje Perezida Andry Rajoelina nawe wari umaze amasaha make ayisheshe. Ni Perezida Andry Rajoelina kugeza ubu utaregura ku nshingano zo kuyobora igihugu nubwo amaze iminsi ine yarahunze nyuma yo kumenya amakuru y'icyo yise umugambi wo gushaka kumwivugana. Hanyuma mu yandi makuru, rurageretse hagati ya Alia Cool n'umunyamakuru wa Isibo TV mu gihugu cy'u Rwanda nyuma y'uko umunyamideli Alia Cool yerekanye imodoka nshya yo mu bwoko bwa Barabas. Ibintu byahise bifata indi ntera ku mbuga nkoranyambaga ubwo umunyamakuru wa Isibo FM DC Clement yandikaga amagambo yakoze ku marangamutima ya Alia Cool. DC Clement yanditse kuri Instagram agira ati aho kurata imodoka y'inkongomani nitwa umukire i Nyarugenge, umwana w'igitwe naguma kuri Caterpillar yambaye inyarwanda. Yakomeje agira ati ndakubwira ukuri ko pressure yo kwemeza izahitana abantu Nyarugenge, kanigire kwibagarira imyumbati hano igitwe akavura kaguye. Ayo magambo rero arimo imizimizo myinshi cyane yashituye bikomeye cyane Alia Cool wayafashe nkaho ari we wabwirwaga. Mu butumwa burebure yanyujije ku mbuga nkoranyambaga, Alia Cool yanditse agaragaza ko atishimiye amagambo ya DC Clement, anavuga ku nkomoko ye. Yagize ati Rwanda ni igihugu cyiza kandi twese dukunda, benshi muri twe twakuriye mu Rwanda kubera ko tutagize amahirwe yo gukurira iwacu muri Congo. Akomeje agira ati iteka dushimira u Rwanda rwaduhaye amahirwe yo kuhakorera no kuhatungira mu mahoro n'umutekano. Kuba bamwe muri twe rero uyu munsi turi mu gihugu cyacu Congo byasabye imbaraga, ubwitange n'amaraso y'abasore n'inkumi za M23 forever grateful. Yakomeje yasoje agira ati niyo mpamvu rero gukina n'inkomoko y'umuntu ari ikosa rikomeye, imodoka wayitungira aho ushaka ariko ntibihindura agaciro kayo. Nyuma yo kubona ubwo butumwa bwa Alia Cool, umunyamakuru DC Clement nawe yavuze ko yitangiraga igitekerezo bisanzwe ko ataragamije kuvuga kuri Alia Cool. Nibyo rero ibyagiye bivugwa kuri abo bagabo kuri Alia Cool ndetse na DC Clement umunyamakuru wa Isibo FM. Israel avuga ko Hamas yabahaye umurambo w'umuntu utari mubo yashimuse. Israel iravuga ko umwe mu mibiri yatanzwe na Hamas ijoro ryakeye udahuye n'umwe mu bari barafashwe bugwate. Hamas yasabwaga gusubiza abantu yafashe bugwate 48 bose yari isigaranye barimo abakiri bazima n'abapfuye mu rwego rwa mbere rwa gahunda y'amahoro ya Gaza. Kugeza ubu abantu 20 bazima bari bafashwe bugwate n'imirambo 7 basubijwe Israel nk'uko bitangazwa na BBC. Indi mibiri itatu yatanzwe mu ijoro ryakeye ni ya Tamil Nimrod, Eitan Revi na Uriel Baroki. Undi murambo ntiwamenyekanye. Mu rwego rwo gusubiza rero gutinda gutanga imirambo, Israel yavuze ko ishobora kugabanya imfashanyo yoherezwa muri Gaza kandi ikadindiza gufungura inzira yambuka muri Rafah. Nuko rero byagiye bigarukwaho hagati ya Israel ndetse na Hamas.